Sonia yampamagaye amasaha ngo bigende utera ntabwo araheruka kumpamagara. Ado, Alo, meze neza. meze neza, amakuru yawe wowe? Nanjye amakuru ni meza. Yego ndakumva. Mu Rwanda si imvura iragwa? Mu Rwanda imvura iragwa gake gake nta kibazo. Ababyeyi bawe bameze neza? Ababyeyi banjye bari aho bameze neza, barashima Imana nta kibazo. Kumpamagaye amasaha ni amahoro. Hari icyo bitwaye? Nuko nabonaga mfite akazi kenshi kandenze. Wabonye akazi? Yego, ntabwo wari ubizi? Oya, ngweruka umbwira ngo uri mu rugo warashomerewe. Akazi kaje kuboneka ubu ngubu nsigaye nkora ibintu bijyanye na population mu karere. Wumvaga na geography cyane. Ni ibisanzwe, erega ikintu se kiragukurikirana buriya nubwo utabizi. Naba nawe wagize ayo mahirwe yo kuyagira. Aya mahirwe ni aya twese, sinumva nyine se ari njye nawe nzakiza amahirwe ku buryo twese amahirwe aza rimwe mu buzima, yaje uba ugomba kuyafatirana. None se James, kuri mu kazi wakigoye ukantega amatwi nkakubwira. Oya ndakumva nubwo ndi mu kazi, ariko bibaye byiza twari kuza kuvugana nyuma y'akazi karangiye. Urumva nkora mu gitondo, nkafata agapoze saa saba na saa kumi n'imwe. Bibaye byiza wari kuza kumvugisha saa kumi n'imwe kuko mfite utudokima nari ndi kuzuza twinshi cyane pe. Urumva rero Oya, umutima wanjye urarushye, ntabwo wabasha kugutegereza ngo usoze akazi. umutima wawe urarushye mu buhe buryo? James, ndakumva mushiki wanjye. igihe duherukana narakubwiye ngo nzakubera umujyanama. Ni byiza cyane kandi ni na byiza kuba warabinyemereye. Urumva nanjye napangaga guhamagara ngo ubaze amakuru ese umeze ute, kudaheruka none uhise umpamagara. Gusa ntabwo nari niteze ko uraza kumpamagara pe, si ni amahoro umpamagaye ubundi buriya. Bisa nkaho nta mahoro ahari. Bisa nkaho nta mahoro ahari. Ndarushye, ndumva nkeneye kunyumva. Wasezeranyije umutima wanjye ko uzawurinda kubabara. Unsezeranya ko uzandinda guhungabana. Urambwira ngo ninsitara ni wowe uzababara. Urambwira ngo nimpfa bazahamba wowe. James, urambwira ngo uri umutaka uzajya unkingira imvura igihe cyose. Uzandinda amashayi, aho bikomeye uzamurwanira. Hari byinshi wasezeranyije umutima wanjye cyagiye. ndakumva. None se Sonia nkubaze? Kumbaza nta kibazo. Ibyo byose ko ndi kumva uri kubivuga, ni iki kibazo cyabayemo ko bitari bisanzwe kuri wowe? Ntabwo byari bisanzwe pe ko wambwira ayo magambo. Sinzi, mbanza harimo ikibazo. James, ndarushye, ndababaye. James, ntabwo nabona uko mukubwira. None se iyo ubibwira umugabo wawe, se ni ikihe kibazo? umugabo wawe ko ashinzwe umutekano, ko ari umupolisi. Umugabo iyo umuhamagara ukabimubwira, nta muntu uri hafi cyane, ntabwo ari kugufata. Byagenze ute nyine? ni ikihe kibazo ko utakibwiye umugabo wawe? akaba ari njyewe wihise ubibwira none? Ntabwo numva ikibazo kirimo pe. James, mu rukundo ntabwo hazamo igipolisi, kandi mu rukundo ntabwo hazamo kuba umuntu akomeye. Ngiye kubikubwira kuko n'ubundi kuva na kera wari ikibitsanyo cy'amabanga yanjye. Yego ndakumva. Ubu tuvugana ndaye hanze. Ubu iki? Umugabo ndaje hanze. James, uraye hanze gute se? umugabo wawe ko ejo ndamubwiraga ko ari mwe mwishimye, mufite urugo rwiza, abana banyu babiri, ko mwishimanye, uraye hanze gute? bigenze ute? si ni ikihe kibazo kibaye? kandi umugabo washinzwe umutekano iyo atabaza bakabafasha, ni ikihe kibazo kibayemo? wari uzi ko cya gihe twavuganaga umugabo yari ari muri mishoni? Yego ndabumva. ariko natunguwe no kubona avuye muri mishoni asana n'undi mugore, baraza tubana mu nzu. umugore wa kabiri? none tuba mu nzu imwe, kandi urabizi ko nari mwiza. namubajije icyaba bimuteye, none yarambwiye ngo
ngo nkiri inkumi mbi nari mfite ikibero cyiza nkuno nuko namaze gusaza. ndakumva. James ndababaye ariko nizeye kuri bunduhure. Sonia, Karame sha ibintu urimo ndi kumva bigoye bitoroshye, ndumva ubabaye cyane, ariko gusa ikintu nakubwira, komera wihangane ukomeze ugire umutima ukomeye. Ubwo n'iminsi yaje kukubwira icyabiteye, njye ntabwo biri gusobanuka neza pe. Gusa njye ikintu nakubwira, ihangane pe, ihangane ni ukuri. Njye se urumva nyine nakuruhura mu buhe buryo? Nta buryo nabona nakuruhuramo pe ibyo bibazo byawe. Sha sinzi, gusa nanjye ndababaye. Ntabwo ari ibintu byiza ko waba uri hanze aya masaha. Urumva noneho muri ibyo bihugu byanyu izi saha ndi kubona twe turi saa saba, ariko ubu ngubu sha ndakeka mwe muri nka saa 9 z'ijoro none. James iyo menya ntabwo mbona arahanze amaso muri diaspora, mba narakugumanye nkawe wankunze akaramata, kuko urabizi ko wambwiraga ko tuzatandukanywa n'urupfu. Mbese twari tumeze nka Adamu na Eva bakiri muri Edeni. Oh my gosh! Aha. Nancy Sonia, Karame wowe ujya kugenda urabizi naragukundaga pe, twiganye primaire yose turayirangiza, twigana segonderi turayisoza, twatandukanye ari ukumbwira tugiye kwiga kaminuza hanze, nshinduka waraboneye umugabo, nanjye nsigaye mu Rwanda. Ariko izi saha ngo wari warambwiye ko warabonye mu diaspora, ariwe mwabanye mwishimye, none nibyo ahise gukora aka kanya ka mwanya, kuko nawe ntabwo byumvikana pe. Gusa icyo nakubwira ni ukwihangana, ntabwo twabanye nabi. Urumva nawe nk'ubu ngubu, ubundi ntabwo abantu bampamagara aya masaha ngo mbafate, nuko ari wowe mbonye ari nimero yawe nkavuga ati sinakwirengagiza, asanga ari ikintu ugiye kumbwira, kandi kuko urumva nta nubwo ari inkuru nziza unzaniye. James, Yego ndakumva. wibuke neza yuko tukiri mu Rwanda, tukiva ku ishuri twararaga kuri telefone bukarinda buke. Ndumva utagomba kunyirengagiza ngo ni ukuri mu kazi, rega umutima wagukunze cyagiye n'ubura cyahari. James ndacyagukunda. Oya ndabyumva, kuba unkunda nanjye ngukunda nk'inshuti yanjye kandi nk'umuntu twabanye igihe kirekire, ariko ubundi biragoye ko mfata umuntu aya masaha kuri telefone utari bosi cyangwa utagiye kumereza raporo. Ubundi mba ndi mu kazi kenshi, nuko ndebye ndavuga ati ni wowe sha, ntabwo nakwirengagiza. Urabizi twabanye mu bihe bitatworoheye, twabanye igihe kirekire. Urumva rero niyo mpamvu ngufashe, gusa ukomeze kwihangana. Numvaga ngiye kukureka tukazavugana ubutaha nimba ari nta kibazo kirimo, gusa ukomeze kwihangana pe. Oya James, windeka, wambwiye ko utazansiga njyenyine, kandi nimbabara nawe uzababara mu cyimbo cyanjye. James, ibuka ko wambwiye ko turi agati gasubikiranyije. James, ibuka ko wambwiye ko turi umucaca uri mu kibaya. Izuba iyo ryatse ntabwo uraba, iyo imvura iguye urakomeza ugatoha. James, kuki unsize? Sonia, Karame numva noneho bihindutse. Mwese mbabarira basi ntiwongere kurira, gerageza umbwire utuje, umutima uri hamwe, ruhura umutima, umbwire utuje utari kura, ko uri gutuma nanjye ntekereza ibintu byinshi cyane pe. Ihangane ureke gukomeza nyine kumbwira ushizemo amarangamutima cyane, sibyo? Gerageza umbwire utuje utongera kurira, ntabwo nibwo basi ndakumva neza. Ihangane pe nukuri. James, urabizi ndagukunda, uri uwanjye. What? Nanjye naragukundaga kera pe. Wow. Oya ntabwo ari kera, n'ubu nizeye ko ukinkunda, kandi ndabizi ntabwo uzandeka. James, mukunzi wanjye, tega amatwi nkubwire ikindi ku mutima. Ndakumva. Ndarushye kandi ndaremerewe, amaso yanjye yarekera gutonyanga amarira ari uko mfashe mu biganza. Twongera tukibukiranya rwa rukundo rwo hahise. Sonia please, sinakwinginze, reka gukomeza gushiramo amarangamutima, sibyo? Erega nuko umutima wanjye wagukunze, kandi nuko nari
nakomeje kugutekereza none nkuvuze urukundo zijemo kanseri kubera umugabo w'umupolisi nashatse. none se kamubaze yego mbazi. izi saha uyu munsi ndi iki cyawe mbese mbwira ndi iki cyawe kubera icyo umamagaye ndi iki cyawe uri kumfata mu kihe cyiciro mfata mu kihe cyiciro niyo mpamvu itumye umamagara erega roho yanjye iterera mu yawe. oya bise bishoboka biti umutima wanjye umaze kwizera uragaseke nshyiramo amabanga yanjye. reka nkubwire sibyo yego ndumva ibintu byose wambwiye nabyumvise pe ariko nawe uramutse ubaye njyewe sibyo nta mahitamo waba ufite yo kugira icyo urenzeho cyangwa kugira icyo uvuga kubera njyewe muri njyewe biranandenze sibyo ko ntabwo n'ubu ndabikurura neza ukuntu ejo bundi nta n'ibyumweru bibiri biciyemo ariho twavuganaga kuri telefone urumva mbwira uburyo ubayeho n'umugabo wawe n'abana bawe ese ubundi ko ndi kumva ibintu uri kuganishaho si uri umubyeyi si wabaye umubyeyi ariko sheri ntabwo ndi sheri wawe please ntabwo ndi umukunzi wawe isoko ry'umutima wanjye ry'ingenzi. banza ungese ubu wabaye umubyeyi si ufite abana babiri yego sindacyari umusore yego none ni gute njye nawe urumva nagira icyo umufasha nimba ari n'icumbi ushaka simbizi ku bana ho ntabwo byakunda kuko urumva sinzi ukuntu nabana nawe nkagira ngo nkabana n'abana nazi se nataranabonaho nazi nabo bavukiye nazi ngo mwanahuriye he kandi ari abana bawe njye nta kintu dupfana impossible. ariko sheri wakibutse ko ishakira mu leta bazamoko. sheri ibuka ko ishakira mu leta bazamoko kandi narahubutse. njye sinjye rero nakubeshye pe sibyo njyewe nari nibereye muri mode nziza ariko bisa nkaho ugiye kuyimvanamo gusa biragoye ko nafata responsibility zo kurera abana batari abanjye urumva kandi nta n'ahantu ho duhuriye gusa hari agakuru nari ngufitiye gusa ninapanze nuko nzaguhamagara muri cya cyumweru cyane ko aribwo nari ndi kubitegura ndi kuvuga ati nibwo abantu banjye bose ndi kubabwira iyo nkuru nziza yanjye nanapanze ko nzakuvugisha muri kiriya cyumweru gusa iranshimishije wowe sinzi nimba yagushimisha bitewe n'imimerere urimo gusa ni inkuru nziza ndabizi zagushimisha gusa nyine nimba ntakurongoye sibyo wakwihangana nkabanza nkarangiza gusinya tuno tudokima harasigaye dukeya nkaza kuza kukuvugisha on morning nimba nta kibazo bitwaye. hari agakuru keza. yego none se washakaga kumbwira ko nkunda kunteye amatsiko wari ugiye kumbwira ko nkunda. oya nta gakuru kanjye keza gashimishije nakabwiye ababyeyi banjye numva baragashyigikiye numva ni ibintu byiza gusa nawe nk'umuntu w'inshuti yanjye urumva ntabwo nari kuzabikora nari nabipanze magera cyumweru nakubwiye ko ako gakuru nyine gahari sha gusa sinzi wowe nimba izagushimisha sinzi ko uzabyakira gusa nzakakubwira makira cyumweru cyangwa se wongere unyibutse nkakubwiye ko urumva mafite akazi kenshi ntabwo upfa kubona umwanya wo kuvugira kuri fone biragoye pe muri iyi minsi. ugiye kuza kunkura mu mahanga? oya nahise nakuvana mu mahanga rugari njye wayagushizemo koko utabeshye Sonia urumva naba ngiye mu bintu bitari ibyanjye ngiye kugukura mu mahanga natarakujyanye yuko erega jya wibuka neza ko inamenye yaririye ku muziro nanjye naririye ku muziro nishinga mu diaspora nibagirwa wo ku isoko. yego ariko nteye amatsiko mbwira byibuze mwishuriraho gatoya yego icyo nakubwira nuko ari keza pe ni keza keza cyane karanshimishije ndumva umutima wanjye wishimye muri iyi minsi nshaka gusa n'ababyeyi banjye barishimye yego nejejwe nuko ugiye kubabwira yuko unkunda. oya ushobora kwitega ibintu naba ari byo cyane ko atari nabyo ariko urumva ntago sinzi gusa reka basi mbe muretse ndaza kongera kukuvugisha oya uzi kuza kumvugisha kubona time yo kuvugira kuri fone biragoye ushake ko urebe ukuntu wamvugisha kandi umvugishe mu masaha adakuze cyane umusibe ejo ndebe wenda wongere unyibutse ndebe ko nakubwira nimba
nta kibazo. urakoze nta kibazo ndabikora ariko ndaranye amatsiko. Oya ntukagire amatsiko y'ibintu bitakureba sibyo. Ijoro ryiza. basi ndagukunda. Urankunda uzakunze mama wawe. What? Oh my god.